Hari abagore benshi batanyurwa mu gihe cy'amabanga y'abashakanye. Uti kubera iki? Hari abagabo benshi bibwira ko imibonano mpuzarugwiro hagati y'abashakanye ari ibintu bisanzwe, ko nta byinshi bisabwa, cyangwa ko aba yaramukoye akaba yaramaze kwishyiramo ko nta kindi cyamukuye iwabo. Ariko muri iki kiganiro uraza kubona ko ibyo ari ukwibeshya cyane. Hari abagore benshi cyane batanyurwa mu mubano wabo nubwo badakunda kubivuga. Mu gihe cy'imibonano akaba atanyurwa ariko ntabivuge. Kubera iki? Kuko kenshi kubivuga bishobora kuzamura impaka. Umugabo agahita avuga ngo urashaka kunca inyuma, ngo urashaka kubigenza gute, ngo si ubwo ngo ibyo ni ibiki. Bishobora guteza impagarara mu mubano w'urugwiro cyangwa se w'urugo. Muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu 5 zituma abagore benshi batanyurwa mu mibonano mpuzarugwiro cyangwa mpuzabitsina ikorwa n'abashakanye bonyine, icyo twakwita gupfuba. Ese umugore arapfuba? Ese umugabo we ajya apfuba? Ibyo tuzabireba ko nimba umugabo nawe ajya apfuba. Turakureba n'icyo wakora kugira ngo uhindure ibintu bitarakuzambana. Ikintu cya mbere ni ukutabanza kujya mu marangamutima. Abagabo benshi ntabwo babanza kwinjira mu marangamutima ngo usesere winjire mu mutima w'umugore wawe. Ubanza utume nawe yiyumva nk'umunezero, akwiyumvemo, yumve ko iki gikorwa cyiyumvisemo. Ntabwo ari igikorwa, kiriya gikorwa ntabwo ari igikorwa cyo gupfa gufata nk'uko umuntu yiboneye, ngo apfe kugifata nk'ibintu byo kwihitira gusa. Kijyemo utari umugenzi kiriya gikorwa. Nimba unaniwe uretse kukijyamo, nimba wumva utameze neza, kibure wiga ikora byo kurangiza umuhango. Mu gihe abagabo benshi batangira igikorwa vuba cyane, abagore benshi bo bakaba bakenera kubanza kumva ko bakunzwe, kumva ko bubashywe, kandi ko bakabanza kumva ko bitaweho. Icyo kintu umugore aba agikenewe, aba agikeneye. Banza utume umugore yumva ko yubashywe mbere na mbere muri iki gikorwa, yumve ko ari umuntu ukunzwe, yumve ko ari umuntu witaweho. Niba nta marangamutima yabanje kwitabwaho y'umugore, amarangamutima y'umugore agomba kubanza kwitabwaho. Nimba atabanje kwitabwaho, n'umubiri we ubwe ntabwo uzigera na rimwe witabira ubushake bwo kumva akamaro nyamukuru k'igikorwa mugiyemo cy'imibonano. Ubwo rero isomo, fata umwanya wo kwegera umugore wawe, fata umwanya umuganirize, fata umwanya umwereka urukundo mbere yo kwinjira mu gikorwa nyirizina. Uye kuba nk'aba bagabo, nk'umugabo ushobora guhita agenda agahita afata agahita. Hari abagabo bamwe na bamwe bameze gutyo, agahita afata umugore agahita bajya kuvuga ati sheri ngwino tujye ku buriri duhite tugira, cyangwa se akamuhamagara akajya ku buriri, akamuhamagara ngo sheri ngo nageze ku buriri ngo nawe ngwino. Oya, nutabikora uzashiduka. Abandi bazi kubikora neza bamwitijeho gatoya. Ikintu cya kabiri, ikosa rya kabiri, ni ukutamenya ko abagore batandukanye. Abagore bose ntabwo ari kimwe. Nimba mu busore bwawe hari uwo mwigeze guhura ugasanga yishimiye uko wamufataga, ntabwo uwo nguwo ari uko bimeze. Banza umwige. Nta mugore utegurwa nk'undi, ntabwo bose bakira ibintu kimwe. Hari abagabo batekereza ko ibyo bakoranye n'umuntu umwe bigeze guhura ari byo bizakomeza kuba no ku wundi bari kumwe. Oya, ayo ni amakosa. Buri mugore atandukanye n'undi. Bikore gutya rero, menya uwo muri kumwe. Icyo ni icya mbere. Jya wiga uwo muri kumwe. Icyo ni icya kabiri. Jya wumva uwo muri kumwe neza, umutega amatwi. Icya kabiri, jya witegereza uko yakira ibintu. Ibi bizagufasha no mu buriri no mu gikorwa cy'abashakanye. Ikosa rya gatatu ni ukutagira ubwiyumviranemo, komunikasiyo y'amarangamutima yanyu. Ibi bintu ni ibintu ugomba gutegura kugira ngo umugore aze kugera ku byishimo bye bya nyuma, nawe uze kugera ku byishimo byawe bya nyuma. Reka kwizirikana nk'uko twabibonye no mu kiganiro gishize. Rero mugire ubwiyumvanemo hagati yanyu. Aha birabareba ko mwese mugomba guhuza imitima igahura. Komunikasiyo, amarangamutima. Kuganira ku bijyanye n'imibonano biracyari ikibazo hagati y'abashakanye benshi. Abantu bamwe bashatse, ntimunyumve nabi, kuganira ku bijyanye n'imibonano abantu benshi ni ikibazo. Hari abantu bajya kuganira, umuntu agahita avuga ngo reka ngo ibyo ni amafuti, ngo tutangiye kuganira, ngo reka tubyihorere, ngo ibyo bintu ngo by'ibiganiro by'ibitsina, ngo oya. Kandi mwarashakanye we, mujye mumenya ko kutaganira bituma mukora ibintu mutazi niba bibashimisha cyangwa niba bibangamira mugenzi wanyu. Mujye muganira, kuko wasanga hari ibyo mukora ariko ugasanga urimo urabangamira mugenzi wawe. Mujye muganira mu bwisanzure, nta soni, nta gutinyana.
kuki se murara mwambaye ubusa? Nimba murara mwambaye ubusa mukabasha guhuza urugwiro, mujye munaganira. Iki kintu nkivuge. Ikintu cya kane gikosa abantu mukora, abagabo bakora cyane kwibanda ku gusoza igikorwa gusa, kumva ngo turabirangije, kumva ko mukoze imibonano sex murayikoze murayirangije, kumva ko ari icyo kintu gusa uhaye agaciro. Hoya, hari abagabo benshi bibanda ku kurangiza igikorwa, kwita ku rugendo rwose uko rwakabaye. Buriya umugore akunda ko imibonano ikorwa igihe kirekire. Abagabo namwe murabikunda ndabizi, niyo mpamvu abagabo bamwe birirwa babariza imiti ndashaka umuti utuma ntinda kurangiza, ugasanga hari n'ahandi hantu bari kuyamamaza. Rero cyo nakubwira mugabo, menya ko ku bagore benshi urugendo runini cyangwa se umwanya mumara muri kubikora arirwo rufite agaciro kurusha iherezo. Ndagira ngo mutazacana inyuma. Iyo buri wese agiye kwibuka icyatumye biryoha cyangwa se icyatumye bibiha, abifashwamo n'umwanya mwamaze mu gikorwa. Umwanya mwamaze mu gikorwa haba hari udukoryo twinshi twakozwe. Umwanya mwamaze mu gikorwa hari uburyo amarangamutima y'imitima yanyu bagiye agenda kururana. Jya wirinda kurangiza vuba mugabo. Jya wishimira buri gice cy'urugendo aho kwishimira ko mwarangije mwembi. Oya, ahubwo ujye uvuga ngo ese n'utuye dukoryo twabayemo. Nimba nta dukoryo tujya tuba muri gahunda zanyu zo guhuza urugwiro, mubanze mubirebe, mubyige neza, murebe nimba nta dukoryo. Mugomba kumenya udukoryo. Ikosa rya gatanu ni ukutagira ubwitonzi n'ubwubahane mu gihe cy'amabanga y'abashakanye na mbere yaho. Ni ukuvuga ngo imibonano ntabwo ari imbaraga, imibonano ahubwo ni urukundo, imibonano ni ubwitonzi, imibonano ni icyizere. Iyo ibi bibuze n'umubano ubwawo utangira guhungabana. Ubwo rero kora subscribe. Inama nakugira wubahe uwo muri kumwe. Icya kabiri, umwiteho. Icya gatatu, mwereke ko ari ingenzi kuri wowe. Ibi bizabafasha. Ibyo nutabishobora hari abandi biteguye kubikora. Niba ushaka ko umubano wanyu uba mwiza, ntibisaba kuba intungane, ntibisaba kuba ukize, ntibisaba kuba ufite amafaranga, ahubwo bisaba kumva mugenzi wawe, kwiga buri munsi udushya, nimba azanye agashya ukajya ubona ko yabaye indaya. Icya gatatu, kuganira nta bwoba ku bijyanye n'imibonano. Icya kane, no gutanga urukundo nyarwo rutari pirate ku muntu mwashakanye. Umubano mwiza ntabwo uva mu bushobozi bw'umubiri gusa. Zirikana ko umubano mwiza uva ku mutima witeguye gukunda n'umutima witeguye kwitanga. Nimukore subscribe, mukande like, mbone ko mwakunze kino kiganiro.